Ndagusuje kandi ngo ikaje ngomeje kwifuriza kugira ibihe byiza udukurikiye kandi banatwe mu bigano bya buri munsi kandi tukugezaho kubera ko nibigenzi cyane ariko amakuru tukugezaho abari menshi kandi abatandukanye ngo muri Rayon Sport ibintu byakomeye. Rayon Sport igaragaza ko uyu munsi wa none ikipe yabo yamaze gusenyuka, abakinyi bose hafi ya bose uyu munsi wa none basa nkaho bose birukanwe abandi bagiye. Muri Rayon Sport ibintu kuntu bimeze rero uyu munsi wa none bisa nkaho bivugwa byinshi ku bankoranya nyabaga. Rayon Sport kigiye gusenyuka, Rayon Sport abakinyi bayimaze kwishiraho nka muri Kivu yamaze kwerekeza ndetse mu gihugu cya Tanzania abandi bakavuga ko nanone Rayon Sport yabuze abakinyi hafi 18 bose mu bakinyi 32. Bigaragara ko Rayon Sport nta bakinyi ifite muri aka mwanya ndetse bigaragara ko igiye gusenyuka, ariko sibyo gusa bivugwa muri Rayon Sport kubera ko Rayon Sport muri aka mwanya ifite amakuru menshi cyane kandi ayavugwamo atari meza ndetse n'ari meza. Ngameze no kuri Rayon Sport abigiye gutumira umuhanzi Diamond Platnumz rero kuza kuririmbira aba Rayon Sport mu gihe abafana ba Rayon Sport bari bategereje umukino ndetse izakina na Yanga. Rero bingi bisa nkaho benshi kumbankoranya nyabaga ari ikintu kiri kuvugwa cyane ariko ntabwo wamenya neza niba rukuri cyatari ukuri. Muri iminsi kumbankoranya nyabaga kandi mu itangazamakuru by'umwihariko y'imikino mu Rwanda amwe makuru kandi akomeje gukwirakwizwa cyane cyane nuko Diamond yabanga ari ufite gahunda yo gutumirwa mu birori bya Rayon Sport. Ambo kandi yizewe twahawe nuko kugeza ubu nta bigano byimbitse ndetse birabaho hagati ya Rayon Sport n'uyu muhanzi. Gusa ibiganiro bya Rayon Sport yagiranye na Yanga itegejwe i Kigali yasabwe ko yaganiriza Diamond akaba kandi yakwitabira ibirori, icyakora nta gisubizo barahabwa. Wadaye makuru kandi yavuze ko ubwo hategurwaga uyu mukino ubuyobozi bwa Rayon Sport bwasabye ko Yanga yavugana na Diamond Platnumz akaba kandi yakwitabira ibyo birori bakareba ko bagabana ibyamugendaho, ariko kugeza ubu ngubu nta gisubizo na kimwe kiraboneka. Kundi ruhande ariko abahamyaga ko ibiganiro bisa nkaho byarangiye kuvugana n'uyu muhanzi nuko umuterankunga wa Rayon Sport Skol yari yateye inkunga igitaramo cyiswe One People Concert cyagombaga kubera muri BK Arena 2022 ndetse kandi hari amafaranga bahaye Diamond bikarangira atitabiriye. Abavugaga ko rero Diamond agomba kwitabira ibyo birori bya Rayon Sport bahamyaga ko amafaranga Skol yari yatanze azaherwaho kubyo azasaba ngo agere i Kigali. Yanga kandi yo muri Tanzania iherutse gutangaza ko izakina umukino wa gishuti na Rayon Sport tariki 15 Kamena 2025. Icyakora ubuyobozi bwa Rayon Sport buvuga ko ibyo uyu mukino bitaremezwa neza. Umuyobozi kandi ushinzwe imiyoborere y'umupira w'amaguru muri Rayon Sport Irambona Eric yabwiye inyamakuru cyacu ati ntabwo bemezwa. Rayon Sport kandi irateganya ko umunsi w'igikundiro usanzwe utumirwamo kandi ndetse n'andi makipe bizaba tariki 26 Nyakanga n'iya 9 Kanama 2025, ariko nabwo nigeze ivuga ko izatumiramo ikipe y'ubukombe muri Afrika. Kwemera ko rero ubutumire bisa nkaho byashimangiye ko Yanga ishikamye ndetse ku cyemezo cyo kwanga gukina umukino ifitanye na mukeba wayo Simba Sport Club, ariko rero wari wasubitswe tariki 8 Werurwe 2025, ariko nanone benshi bavuga ko ibi byabaye mu gihe nanone Rayon Sport yabigaragaje ko Yanga igomba gukina i Kigali. Gusa Rayon Sport bisa nkaho itabyemeza, gusa Yanga ikavuga ko ishaka kugira ngo isimbuke umukino yafitanye na mukeba yo muri Tanzania. Abenshi rero bagaragaje ko uyu munsi wa none bagiye babona ko ibiri kwera muri Rayon Sport ari akabazo ndetse kandi kanakomeye cyane, dore ko banagaragaza ko Rayon Sport ifite ibibazo byinshi kuba yakina na Yanga n'ubundi nubwo ari mukino w'ishuti ngo yakubitwa ibyakabwana ndetse kandi gasa nkaho yabiri gusebera imbere y'abafana bayo. Abenshi kandi bagaragaza ko uyu munsi wa none Rayon Sport imaze gutakaza byinshi cyane no kuba bivuga ko Muhire Kevin rero wa Rayon Sport ushaka kuba yakwerekeza muri APR FC, ariko nana makuru yo akaba ataremezwa neza ngo yemezwe niba Muhire Kevin yaza mu ikipe ya APR FC. Rero amakuru avuga ko Rayon Sport yaba umukinnyi wayo ndetse kandi Muhire Kevin umaze iminsi ariko nuganurwa kuba yava muri ikipe, ndetse benshi bagaragaza ko uyu mukinnyi yaba ndetse yamaze no kwivamo deja yaranasezeye, ariko none baramwirukanye kubera ngo bamufashe nk'umugambanyi. Bavuga ko yabagiye mu kujya muri APR FC ndetse no mu cya muri Tanzania mu gihugu cya Tanzania kujya gukina andi makipe atandukanye. Gusa ariko nanone ubuyobozi bwa APR FC bwasobanuye ko nta gahunda namba ufite bwo kugarura Muhire Kevin wahoze kapiteni wa Rayon Sport. Bavuga ko kandi ibyo bivugwa n'abantu badafite amakuru. Harashize kandi iminsi hibazwa niba uyu mukinnyi ukina hagati ariko utari ku rutonde ndetse rw'amakipe uyu munsi nyuma yo gusoza amasezerano y'umwaka umwe muri Rayon Sport ashobora kwerekeza muri APR FC. Nubwo kandi bimeze bityo, umwe mu bayobozi ba APR FC yabwiye itangazamakuru ati nibivugwa n'abantu tutazi aho bituruka ntabwo twigeze tumushaka. Nubwo kandi nta kipe afite kugeza ubu ngubu, Muhire Kevin kandi yagaragaje ko nta mpamvu yo kuguma muri Rayon Sport mu gihe yaba itamugaragarije ndetse ko imukeneye. Mu kiganiro kandi yahaye Kigali Active Media, Muhire Kevin yavuze ati hari abambonye hari kandi abanyifuza mu makipe yabo,
mfite imbaraga iyo hari ahantu rero nahita njya nerekeza, ariko nanone iyo ahantu uhita mu rugo bigomba kuguharira agaciro, mu gihe ahantu uhita mu rugo nanone bigatuma ugira n'imbaraga, ariko mu gihe batagukeneye uratuza. Abo rero ukorera ntibakwegereye, wowe rero wabigenza ute? Ujya hari umugati. Amakuru kandi yizewe avuga ko uyu mukinnyi ashobora kugira no gusubira gukina hanze y'u Rwanda bitewe nuko ibigano yari kugirana n'amakipe atandukanye bisa nko bigenda bijya mbere, ndetse kandi APRFC yemeje ko nta bigano yagiranye n'uyu mukinnyi, bityo rero bimuha amahirwe ndetse yo kuba yajya hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Bavuga kandi akenshi n'abatanga amakuru bavuga ko Muhire Kevin yabagiye kwerekeza ndetse mu ikipe yo muri Tanzania, gusa bicagaragaza ko nanone bavuga yuko Muhire Kevin nubwo ashobora kujya muri Tanzania, gusa nta makuru none aremezwe ku giti cye yatanze ko yabagiye muri Tanzania. Gusa igihari nuko Muhire Kevin yavuye muri Sport ndetse kandi atakira umukinnyi wa Rayon Sport, ariko amakuru ari nuko Rayon Sport iri gutakaza abakinnyi benshi hafi 18 bose bamaze kugenda. Rero ibya Diamond Platnumz ndetse na Muhire Kevin bisa nkaho byamaze kuburujije cyane cyane mu bafana ba Rayon Sport batazi ngo biravahe birajya he. Gusa benshi bavuga yuko bishobora kuba ari byiza ko wazana Diamond ndetse na Simba nubwo bateremeza ko bazakina nayo, bisa ngo Rayon Sport nanone iri mu bibazo byinshi cyane byo kutamenya ikijya mbere. Abafana ba Rayon Sport ku munsi wa none ntibishimiye neza ikipe yabo kubera yuko ikipe imaze kubatenguha kenshi ndetse kandi ntikigaragaza ko igihe bakeneye. Abafana ba Rayon Sport bavuga yuko nanone Rayon Sport yagigaragaza ndetse intege nke cyane cyane dore ko umutoza mushya bazanye yabanje gusaba ndetse abayobozi b'iyi kipe, ubuyobozi bukuru bw'iyi kipe ko babanza nanone kwishyura amafaranga y'imyenda babereyemo abakinnyi bose kugira ngo ikipe imere neza. Uyu mutoza kandi yagaragaje ko Rayon Sport ari ikipe iciritse ku buryo ku bakinnyi bafite uyu munsi wa none basigaranye nta mukinnyi n'umwe muzima basigaranye. Bavuga ko ikipe afite ndetse kandi ya Rayon Sport irutwa n'ikipe ya Mukura yari afite, kuko nta mukinnyi n'umwe muri Rayon Sport ahagara imbere y'umukinnyi wa Mukura FC. Bagaragaza ko rero ibingibi byose biri kuba muri Rayon Sport bisa nk'aho ari ubuyobozi bubi ndetse kandi kubura amafaranga, imiyoborere mibi ndetse no kutumvikana hagati y'abayoboye Rayon Sport cyane cyane abaperezida bayo cyangwa abayobozi bayo bakuru bo hejuru. Bamwe ariko mabirebera hafi bavuga yuko Rayon Sport ni ikipe nziza yakabaye ifite n'abafana beza ariko inatsinda, inafite kandi nanone buri kimwe cyose, gusa ariko none ntabwo bafite abakinnyi bahagije, ntibafite ariko none umutoza mwiza nkuko babivuga, bafata uwo babonye ejo bagahinduranya. Ni mu gihe birukanya undi mutoza akaba yaragiye, ariko none benshi bagaragaza ko Rayon Sport ihora ishakisha imeze nk'ikipe idahagamye bwuma, ngihore yemye ariko kandi ifite abafana beza bayikunda kandi bayishyigikiye. Abasenguzi bayirebera mu ndorerwamo kandi zo gusesengura avuga yuko Rayon Sport ari ikipe yakabaye ndetse ari ubukombe uyu munsi wa none, mu gihe ariko iyo itarabigiramo uruhare nta kintu kimwe gishoboka. Rero bya Diamond niba zaza Kigali nabyo tuzabireba, niba Yanga bashobora gukina umukino wa gishuti nabwo tuzabireba, dore ko bavuga ko Rayon Sport itarabyemeza nubwo Yanga yabyemeje ko Yanga ivuga ko gukina Rayon Sport yaba ari kugira ngo ihunge umukino wa mukiba wayo rwose bahanganye cyane muri Tanzania. Byose nibivugwa ariko nta makuru yo muri Rayon Sport bisa nkaho yacanze benshi ndetse banibaza uko ikipe igiye kubaho niba atari ugusenyuka no kurindimuka burundu ikava mu bukombe bwayo bahora bayirata. Nibivugwa kora subscribe n'umutarayikora like ndetse na comment, dore ko amakuru aba ari imbere cyane ndetse anavugwa by'imbere kandi byimbitse.